Showbiz News Rwanda. Umuririmbyi rusanganwa Norbert uzwi cyane nka Kenny Sol yakiza akadomo ku rugendo rw'umwaka n'amezi 3 yari amaze muri 155 AM. Sosiyete y'imiziki yashinzwe na Coach Gael. Itangazo risinyweho n'impande zombi ryasohotse mu ijoro ryo kuri wa kabiri tariki ya 2 Kamena 2025 ryemeje ko batandukanye mu bwumvikane, buri ruhande rushimira urundi ubufatanye abari bamazemo igihe. Namakuru yari amaze igihe atemba mu matama y'itangazamakuru aho byavuga ko Kenny Sol amaze gusezera muri 155 AM ariko akabuzwa kubivugaho kugeza igihe itangazo ryemewe rizasohokera. Amakuru yizewe y'abanyamakuru avuga ko nubwo hashize hafi amezi 4 ibyo ngibyo bivugwa, habayeho gutinza itangazo kubera ibikorwa bimwe bya nyuma byari bisigaye birimo indirimbo yari agiye gukora ahuriyeho na bagenzi be. Mu gerero cy'umwaka umwe n'amezi 3 yari amaze muri 155 AM, Kenny Sol yakoze indirimbo enye gusa. 21 No One yakoranye na DJ Neptune, Phenomena, Deja Vu yo ikaba yasohotse nk'iyasoje imikoranire ye na Rebel. Nubwo bimeze gutya ariko Kenny Sol ubwo yinjiragamo mbere na mbere yari afite amashyushyu ndetse yavuga ko yiteze ko urugendo rwe ruzaba rwiza kurushaho. Muri Werurwe 2024 nibwo Kenny Sol yavuze ati nkuko mwabibonye ndi muri 155 AM. Abantu rero babimenye tutarabimenyesha, ariko ubu ngubu ndimo ndashimiye sosiyete kuba yaremeye kuza mu rugendo rwanjye rwa muzika. Nicyo kintu naburaga, n'uburyo wabonaga ibikorwa byanjye hari aho bitinda no kubera ko ari nge wirwanagaho, ariko kubera ko ngeze muri sosiyete ibintu birahindutse. Ubu rero nibwo ibyiza bitangiye kubera ko mbonye abantu bamfasha mu bikorwa byanjye bagashoramo imari, nta kabuza ibintu bigiye kuba byiza cyane kurushaho kuruta ahashize. Ibyo rero bazanye nibyo naburaga, ubu ndi mu maboko yabo. Ayo ni amagambo yavuze mbere yuko cyangwa se akimara kwinjira muri 155 AM. Ibi rero byose byari byahujwe na Spectacular. Kenny Sol yari muri 155 AM abinyuje muri sosiyete ya Spectacular yewe n'umuvandimwe. Ni nayo mpamvu itangazo ryasohowe rihuriweho na Spectacular na 155 AM nubwo itagikorana na 155 AM. Ibikorwa bye bigikurikiranwa na Spectacular ari nayo iri kumufasha kwitegura urugendo rushya. Mu itangazo rero asoza ayaramazeyo umwaka ugera ku minsi irenga. Aya masezerano rero muri 155 AM hari aho avuga ati 155 AM n'umuhanzi Kenny Sol batangaje ko guhera tariki ya 2 Kamena 2025 bumvikanye ko bagiye gukomeza inzira zitandukanye z'ubuhanzi. Twembi turashimira byimaze urugendo twagiranye kandi twifurizanya amahirwe mu bikorwa byose biri imbere. Kenny Sol na bagenzi be rero bagiye muri Amerika. Mu cyumweru gishize Kenny Sol, Kivumbi King na Element bafatanije indirimbo nshya ishyigikiwe na Major Kev, umudj ukora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ndirimbo yakozwe mu buryo bw'amajwi na Element, ifatirwa amashusho na Faizo Pro. Sample yayo yumvikanamo imiririmbire ya Element, ariko bikaba bivugwa ko Kenny Sol ari uri kwisonga mu kuyishyira hanze. Byari rero biteganijwe ko indirimbo izarimbwamo n'abahanzi bo mu bihugu bine: Azawe Uganda, Nelson muri Zambia ndetse n'undi wo muri Kenya. Gusa ibibazo mu itegurwa ry'amashusho byatumye Major Rev cyangwa se Major Kev ahitamo gukorana n'abanyarwanda, dore ko byoroshye mu bijyanye n'akazi ndetse n'itumanaho. Amakuru yize bavuga ko hari gahunda yo kujyana abahanzi bose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho bazaririmbira indirimbo n'izindi zabo bwite mu gitaramo kizabera muri Nyakanga 2025. Kugeza ubu zarimo gushakirwa aba bahanzi ibyangombwa birimo visa, ku buryo nimara gukemuka bizatangazwa ku mugaragaro nk'abazitabira iki gikorwa. Uyu rero Kenny Sol aseze nyuma yo kurangiza inshingano. Gusezera kwa Kenny Sol kwatinze kubera indirimbo nshya yari agiye kurangiza, ari nayo mpamvu yasabwe kugenda gahoro kugeza igihe izaba irangiye. Nyuma rero yo kurangiza yasatanga ibaruwa isezera. Indirimbo yafatiwe muri studio mu rugo rwa Roskana, akaba ari naho abahanzi basanzwe bakora ibihangano byabo bigiye bitandukanye.
urugendo rero ntabwo rwari rworoshye. Kenny Solo yasinye muri 155 muri Werurwe 2024 ubwo yari amaze gushyira hanze EP yise Stronger Than Before ndetse yari afite indirimbo zigera kuri 17. Mu gihe rero yamaze muri sosiyete yataramiye mu bitaramo binyuranye birimo M10 Iwacu Muzika Festival ndetse agira n'ibitaramo hanze y'igihugu muri Sweden, Canada n'ahandi. Icyo benshi rero bategereje ni ukureba niba koko mu mpeshyi ya 2025 Kenny Solo azaba ari mu bahanzi bazaseruka muri Amerika ndetse niba azongera kubyutsa igitinyiro cye mu muziki nk'uko byahoze mbere atarajya muri 155 Kenny Solo rero yaseze muri 155 nyuma yo gufata amashusho y'indirimbo yakoranye na Kivumbi King ndetse na Element ishobora kuberekeza muri Amerika. Itangazo rya 155 rivuga ko batandukanye ku mahoro ndetse no mu bwumvikane. Uyu nguyu rero Kenny Solo bigaragara yuko cyari ikibazo kigiye gusa kugira ngo n'undi abe yava muri 155 bamaze gutandukana ku mugaragaro ndetse uyu mwanzuro ukabafashe mu bwumvikane ndetse n'amahoro kuri wa kabiri nyine Kamena 2025 binyuze muri ratangazo twabonye. Ni itangazo rero ryagiraga riti nkuko twakomeje kugenda tubibona 155 na recording artist Kenny Solo batangaje ko guhera tariki ya kabiri Kamena 2025 bumvikanye mu bwumvikane n'amahoro ko bagiye gukomeza inzira zitandukanye z'ubuhanzi. Ibi rero uyu mwanzuro utumye Kenny Solo abo umuhanzi wa mbere usezeye mu buryo bwemewe muri label ya 155 mu gihe mugenzi we Ross Kana we yayivuyemo atabitangaje ku mugaragaro uretse ubutumwa yanyujije ku rubuga rwa Instagram bwagaragaje ko atakibarizwa muri iyi nzu itunganya umuziki. Amakuru yagera ku banyamakuru kandi yemeza ko Kenny Solo azakomeza ibikorwa bye bya muzika binyujije muri sosiyete ya Spectacular imaze iminsi imifasha mu bijyanye n'imenyekanisha n'imicungire y'umwuga we kandi ari ntayo yagaragaye mu itangazo ryashyizwe hanze. Nguwo rero Kenny Solo. Nubwo rero itangazo ntacyo rivuga ku mishinga yazaza ya Kenny Solo, amakuru yizavuga ko ashobora kuba agiye gukorana bya hafi na sosiyete ya mukuru we Spectacular nk'uko isanzwe yumvikana n'ubundi mu buryo burambuye izaba imufasha mu miyoborere ya buri munsi no kumufungurira amarembo mashya mu ruhando mpuzamahanga. Then that's how ibintu bimeze. Ubwo no kuvuga ngo Kenny Solo nyine yamaze kwerekeza hanze. Nyine ubwo nikira yari amaze gusezera ikibw'icyari no ko mwibaruwa yasangije amukurikira ku mbuga nkoranyambaga yagaragaje ko gusezera kwe kwavuye mu bwumvikane. Ibingibi twabibonye ndetse reka turebe ikindi kirimo kidasanzwe. Iri tangazo rero ryagiye hanze nyuma yuko hari hadutse amakuru avuga ko Element ari kuvugana ku musozi w'amasezerano yari afite kandi atiteguye kuyongera ndetse bikavuga ko ubuyobozi bw'iyi sosiyete bufite ibyo bwaba bumwishyuza mbere yuko batandukana. Mu byavuzwe rero harimo indirimbo 38 yakoze ariko ntazitange cyangwa se ntanatanga amafaranga yazo. Bivuga reko yishyuzaga $125 ku rundi ruhande uretse Element bitaremezwa ko yatandukanye na 155 isezera bya Kenny Solo rikurikiye ibya Ross Kana nawe uherutse gutandukana n'iyi sosiyete nawe kandi agatandukana nayo ukumugaragaro. Ngayo nguko rero nuko nguko bimeze. Kenny Solo twamubwira tuti bye bye, ese kandi twamubwira tuti bye bye tukibaza tuti 155 isigayemo Bruce Melody kuko izaba ari 155 cyangwa se bari abahanzi byibuzazagumamo Element. Reka turebe tuyitegereze duteze turebe tugira ngo tumenye ngo ni ibiki. Stay tuned. Irakabaye Diamond Platnumz yashyingiranwe na Zucu imbere y'Imana. Uyu muhanzi rero akaba yashyize agatangaza yuko yatanze inkwano mu muryango w'umukunzi we akaba n'umuhanzikazi Zucu anashyingirwa imbere y'Imana. Yafashe imbuga nkoranyambaga ze Diamond Platnumz yagaragaza amafoto arimo atwikurura Zucu yahisemo guceceka Imana ikamurwana intambara kandi yabonye umusaruro wabyo. Bwira Diamond Platnumz ndetse n'uyu nguyu Zucu muri comment umubwira uti congratulations ndetse kandi tubwira amazina yawe witwa
Karande uherereye umunyemari wo muri Tanzania yangiye guca amarenga yo rwo kunda Miss Mutesi Jolly ntawundi ni Rugumi Saidi umaze iminsi ari kuroza kumba nkoranyambaga kubera urukundo ruvugwa hagati na Miss Mutesi Jolly. Yabonye amafoto y'iyi nkumi kwihangana biranga, amwibutsa ko afite ubwiza buhebuje kandi nanone ibi Rugumi Saidi yabigarutseho ubwo yashyiraga igitekerezo cye ku rukuta rwa Instagram ya Mutesi Jolly. Mutesi wari umaze gusangiza abamukurikira amafoto ye amashya. Mu butumwa bwa Rugumi yagize ati buri gihe uhora uri mwiza. Ubu butumwa Rugumi yabukurikishije ishusho y'umutima w'umutuku. Annette Murava ntasiba kugaragaza ko akumbuye ndetse akunda umugabo we Bishop Gafaranga nubwo aherutse gukatirwa gufunga iminsi 30 y'agateganyo kubera ibyaha birimo icyo guhoza ku nkeke bo bashakanye n'icyo kumukubita ndetse no kumukomeretsa, kandi ubu nta wundi ni Annette Murava. None we yicuza kuba yaramureze mu rukiko, akaba asaba ngo bamubabarire. Urundi ruhande kandi Kate Bashabe wariye Karungu yifashishije imbuga nkoranyambaga yiyama abakomeje kumushinja kurushinga n'imbwa. Showbiz News Rwanda.